Uga ngo ngiye bito nabita. Ibikakara biteka. Babiteka ku bikimba cyaba babikaranga mu ncanga. Nanjye nyiri. Mubwira umushinga uzawunyi bibanyu bibi bibuto bikeya namwe mujye mubyanye. Nanjye ndakora ubushakashatsi ndapfa kubitogota. Ushobora kubirya bikaguhitana. Ngote ko bitaguhitaye n'urumu. Umviriza sha. Ako kirinda nduko n'urumara n'umugabo mbwa. Nyembi muhanirya byumva. Ngo mutore sha. Wemwe kabi nyiki nandiranuri. Hano arabe. Nakuntu kwa ingwe. Ya ndirimbo man. Nakuntu twaririmba ya ndirimbo twaririmbye. Cyagiye twagiye kumva imiyembe yo kwa Munanziza. Cyagiye 2014. Cyandi twashishwe. Baje. Iyesi yacu izuzura imiyembe. Abazino yembe nimuyirye muzatomese babatera ibiti by'imiyembe hejuru. Nakuwe zahora agenda. Man, ntago ndi guhaga ariko maze kurya imiyembe igera muri 50, sibyo? Ariko ntago ngiye ndi guhaga no kuri Imana. Ubu nangize ngo ndi kukurusha 2. Yakaraka. Nende kukurusha 1. Uri ku 50 nu. Nanzi ko uburetse rero uwo ngo gutora undi mbanze nore tunganye. Umva rero akanungu, sibyo? Imiyembe ndi kurya ntago turi guhaga pe. Inzara mfite nanzi ko aka kanya imiyembe maze kurya igera muri 40. Inzara iraba yashize. Ariko nsanze boro warunuzewe ariko wamfasha mu mihogo kugira ngo tubimire n'ibivuto nibwo twahaga vuba. Ako sabindi ko ikibuto kinyerera ugirango cyahama mu muhogo. Timanuka muri Dodoma yo mu muhogo ngiye muri Dodoma yenda. Fasha mu muhogo miri kibuto. Oya mfasha neza mfatamo gutya mu muhogo kugira ngo miri kibuto ndere nankoga. Nanyage. Ntabwo ari gusa. Mira tugiye kurekura narushye. Gache. Mira nje kurekura. Biranze n'izina ry'Imana. Oro umuzi. Bara bimiraga nkaya nambara yinuze ya mudodo. Deka ye. Ngaberaga ku mugezi. Nubundi wawe waraguhinje nakuntu utayiwe. Barinze kukwita akabyongore se utarumye. Dore warumye amaboko bagufatirisha umwe. Igikwica iryo zina rijya sogokuru. Uzi noneho umusatsi ufite uzigaye ufite. Umusatsi wawe wafatirishije imbabura. Uranyibandaho kandi uri sikerete ni yaho. Niyo wireba ntabwo umenya kuri sikerete. Sikerete ni yahe kavuna. Man tamenya ngo nukuri mukuru nka kwica. Ubisiga yose nijya. Ubisiga yose nijya. Nago ongera ukora mu mitongwereka ko gende ukaryungura umuhungu wihaze. Ongera ukora mu ngwereka. Imyambe imva tuza ndahitamo nyembe 20 n'itanu. Nyigarure rero. Baretse nyigarure. Garura niyo yose. Ngiye yose. Zana niyo urunugu rusamba guruju kwajango gwapa. Nicyo naruranje none rwenda kuyimara. Nariye miki kabyungurwa nakubwenga hano tutaza kuhaza. Ako tukeze wanzanya hano wambwiraga ngo ni kwa mujomba ngo ni kwa kaka. Ndetse umbwira ko ari kwa papa ngo abatizi. None utangiye nimba atari uburozi zinkweto zivuye. Akweho ubereka tuzi. Ziri kunuka nka kiromba umusazi. Yego we. Gutema abajura. Kasongo mbona we songa libala oye Kasongo mbona we songa libala oye Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona we songa libala oye Kasongo mbona we songa libala oye Ndakura kumano. Ndakura mama byo. Abantu binahamwe amenye. Karyungu kumanyo kuziko nakumenye.
Uyani Kigali nkaba mbona umeze nka ndakumena umusaya komeza umfata rimwe kabiri ndekura ku manyoko kabiri ndekura ku manyoko ndekura wa mabyu ndekura wa mabyu ndekura wa hana ndekura ku mambyu ndekura Kasongo ye Mumbali nanga Kasongo mbona wewe Sama byi hejuru y'igiti cyanjye cy'imigendo kirindaze mpindutse amabyi none ndagufashe mpindutse amabyi ndikomanyoko ndingegera ndimbeshudira amahero nyamara ikoti nibaza ati uriya n'ikirindazo wa kabiri uri kumanura patoro namwe aho mubera abajuri ikoti ni ryabo iri ngima gitoro yararuguru gitoro yararuguru iwanjye narigiye kuhanura imyembe ngo njye kugurisha mbona uko nwerera abantu patoro nukuri ntago ari njye wizanye banyoheje nanjye nirakoheje ni karyunguri yanyu reka ndege umuntu reka ndege umuntu karyunguri nawe yari ari kuyirya nawe namwiboneye yaje ariko ibi ni iki kibisi nawe yabiboneye kugira ngo uyu munsi mwiboneye no kuri kwimana muye n'akazi kare uyu munsi ndajya mu bukwe ndica umuntu ndajya no guhiga n'ubundi anyiri imyembe bimeze tukesete ni mwebwe mwamamawe hagataho tuvuga uyu mupangu uri inyuma kuko ushobora kuza gukora ibintu bitari byiza umbase reka mubwire undi muntu reka ndego nako ni inyamaswa iminota ibi n'inyoni nayo nayibonye iri kurya umuyembe ubu kubwo nari maze imyaka 2 n'icyo umuntu umva reka mubwire ibintu bibi uri kubyumva je kirindazi naramamaye baraza ahantu hose uri kumva gupfa harimo gupfa kuri kwimana nyenye umupanga n'izina ry'Imana ushyira inyuma tuganire nago cyo kuganira nawe nanuko nanjye naganira uri umukiriye nago waje kurangura uri kumva uremera gupfa cyangwa se kurumira ikibuto afite ubuzi kumira ikibuto uri kubibona uri kubibona gira vuba kandi reka ndege ikindi kintu gira hari n'urushishi rwazaga rukarya ku bibita twabaga twariye nukuri kwimana ntago ndi kukubeza oya nayo nakaryungura umuhamagaye wabivuga nawe yarubonye neza pato nta kintu wambwira neza inyoni zo kutari kuzikubita dore ziri kurya imyembe neza inyoni zo ko ziri mu kirere kutari kuzikubita ibi ni ibiki bikubona naje usangaho ubuze naje twaje saa 2 zo mu gitondo na saa 10 none ubu turi saa 10 z'umugoroba gusa umva fata uyu mwebe uri kubona ndi kubona ni ibihano ibi bibiri harimo gupfa no kunyira ikibuto cyawe gira vuba kirindazi banyiba hano umva mubimenye kirindazi mujye munini mbabarira by'umunsi ntabwo nazagaruka mu bwanzu bwawe cyangwa ndugiriye neza abahu uku ni ugushesha cyangwa ni ugukobora ese icyo ni igihano muhaye kamira n'ibibuto bwana patro tugeze patro n'inyoko cyangwa se twigeze kubigerageza biratunanira mwigeze kubigerageza birabananira none warari ibyo nibyo bihano byanjye gupfa cyangwa kumira ikibuto ugize vuba karyunguri we mufashe buriya bugufi nigeze kubwumva babuvuga bureshya n'inkweto za yeboyebo ndamutse mufashe kirindazi ushaka ko abantu mwese muzamenya reka njye kunyara ndahita kanya Nothing to do with that. mira ibyo ndakatore mama rangi mira cyasa mwicenze ndi kwihuta nigira mu bukwe kandi mu gitondo nazindutse mvuga ngo uwo munsi ndi kumva ameze nkaho ndi bwica umuntu mira kwa jina ariko ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukasura iwanyu